Inkuru tugezeho muri aka kanya ni uko umuraperi Kivumbi King uri mu bagizwe muri iki gihe wari umaze iminsi afunzwe yafunguwe. Umwe mu nshuti ze za hafi yatangaje ko uyu musore yari amaze iminsi igera hafi ku cyumweru ari mu gihome. Ati bamufashe kuwa gatatu y'icyumweru gishize bamushinja gukoresha ikiyobyabwenge cya mugo ari kumwe n'abandi basore b'inshuti ze babiri barabajyana. Naramuhamagaye ndamubura, nyuma nza kumenya ko yari amaze iminsi afunze. Bivugwa ko Kivumbi yari afatiwe mu rugo ku Irebero ajyanwa gufungirwa kuri sitasiyo ya Remera. Ni nyuma y'amakuru yari yaratanzwe n'abantu bamwe bavugaga ko akoresha mugo. Hari amakuru avuga ko polisi yaje kubura ibimenyetso by'uko yaba akoresha iki kiyobyabwenge maze ihitamo kumurekura ku mugoroba wa mbere tariki ya 14 Ukuboza. Kivumbi afite imyaka 21 y'amavuko, ni umwe mu baraperi bagezweho mu Rwanda cyane cyane mu rubyiruko. Uretse kuba umuraperi ni n'umusizi ukomeye. Uyu musore azwi mu ndirimbo zirimo Maso y'inyana, Fever, Madame, Badman, Sabrina yakoranye na Mike Kayihura, Vanessa ndetse n'izindi nyinshi. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Mwibutse ko nta handi uzigera ukura amakuru meza kandi agezweho atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.